Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mbahaye ikaze nanone abakunzi bacu, abantu bajya dukurikirana cyangwa se n'abantu baba bafunguye iyi channel aribwo bwa mbere. Tubahaye ikaze, turabakunda, turabararikira kuza kubana natwe mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane. Rero nkuko mubimenyereye kuri iyi channel yacu tujya tujyana ibiganiro, ijambo ry'Imana, ubuhamya. Nubundi hari umutumirwa twabazaniye cyangwa twabateguriye, n'umugabo ufite ijambo rifatika, ufite ubuhamya, umaze iminsi muri urugendo rw'agakiza, Bishop Steven Rwaka. Tubaye ikaze rero kumukurikirana, ntimucikwe kandi nkurarikira ngo uwihangane ikiganiro ukirangize, kuko wasanga igisubizo cyawe kiri ku mpera cyangwa kiri hagati. Wihangane ntugicemo kabiri, ukurikirane wumve icyo Imana ikubwira. Yesu aduhana umugisha. Ni karibu. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nshimira umwami Yesu ku bw'igahunda yo kuri televiziyo, kugira ngo abantu babashe kuyumviraho ubutumwa bwiza. Ndashimira na Sister Monica ku bw'igahunda no umwanya no kumpereza umwanya kugira ngo mbashe kugira icyo mvugana n'ubwoko bw'Imana kijyaniranye n'ijambo ry'Imana ikivuga. Imana ibaha umugisha cyane. Imana iguha umugisha Sister Flora. Ndashimira Imana cyane yuko ibyaha byose yagiye bigaragaza, kandi uko yagiye bigaragaza niko itagitandukana n'ijambo ryayo. Imana ntabwo igitandukana n'ijambo ryayo. Iravuga kugira ngo abantu bagende bayobowe n'iryo jambo. Iryo jambo ry'Imana rero niryo riyobora itorero, rikayobora n'isi. Hahirwa rero abaryumva ndetse bakaryumvira, bakagendera imbere yayo bagenda bayobowe n'iryo jambo. Iryo jambo ahiri ijambo rya audio Imana ivuga n'umuntu direct. Hari ijambo ry'Imana ryanditse, Bibiliya. Hariho umwuka wera icyabwira umuntu, umutima w'umuntu inwardly. Hariho uburyo bwinshi Imana ikomunika n'umuntu mu buryo bw'ibiroto. Hari ubwo Imana ivugana n'abantu, ifite password yayo n'abantu bayo. Niyo mpamvu rero Imana n'abantu bayo rwose ifite ukuntu yashizemo ibanga ryo kuvugana n'abantu bayo. Ndagira ngo uyu munsi rero twumve ku yindi ngingo ikomeye cyane, kwitandukanya n'icyaha. Abantu muri iki gihe bari muri uyu murimo w'Imana cyangwa bari ku isi ya Rwema, kandi bumva ijambo ry'Imana ariko bakananirwa gutandukana n'icyaha. Uhereye kera kose ntabwo icyaha kizigera kiba kiza imbere y'Imana, ahubwo abantu bagenda bagitagatifuza, bagisiga, bakigira, ariko ntabwo kizigera ntikizanoga imbere y'Imana. Ntabwo kizanoga. Ntabwo abantu bazasigiriza icyaha, ntabwo abantu bazoroshya icyaha kugira ngo gitakaze agaciro imbere y'Imana, ariko imbere y'Imana kizahora ari icyaha. Imbere y'Imana icyaha ni icyaha, ariko abantu bo baragenda ntacyo bitwaye, baracyoroshya, bashyiramo inyoroshyo, ariko kigakomeza ari icyaha. Hariho n'icyaha kiba common muri society, hakaba n'icyaha kiba kibanga, ariko byose imbere y'Imana ni ibyaha. Icyaha ni icyaha rero. Ntabwo niyo mpamvu ikintu cyiswe icyaha cyangwa se cy'Imana ikubujije cyangwa se Imana ikubwira gukuraho, ukwiye kwitandukanya n'icyaha, ukaba sensitive ku cyaha, ukitandukanya n'icyaha n'igisa n'icyaha. Kuko Imana, ijambo ry'Imana tubwira ngo izakuraho, Imana izatwara itorero ridafite ikizinga n'umunkanyari. Icyaha rero kizana urupfu, icyaha gitera ibizinga, icyaha gitera umunkanyari ku buzima bw'umuntu mu Kristo, bikazatuma nicyo kizanatuma umuntu atajya mu bwami bw'Imana. Ndashaka rero kugira ngo tujye mu details, dutanga n'ingero zijyanye n'icyaha, n'ukuntu Imana yanga icyaha, n'ukuntu tugomba kwitandukanya n'icyaha. Wivuga ngo ni gito imbere yawe, ariko imbere y'Imana yakise icyaha nuko nguko nyine. Bavandimwe, mwumva iri jambo ry'Imana, reka tube serious, twitandukanyeho ikintu icyo ari cyo cyose mu miryango yacu, muri society yacu,
naho ugana hose nawe ugenda uvuga ijambo ry'Imana ubwira abantu bitandukanye n'icyaha, kuko icyaha ni ikizica umuntu. Reka wenda dutangiye wenda ahambere cyangwa dutangiye, reka dutangire just muri Yakobo, wenda dutangirire muri Yakobo, wumve icyaha n'urupfu bifitanye isano. Bavandimwe, icyaha n'urupfu bifitanye isano. Nuwumva icyaha wumve n'urupfu. Abantu barizwa n'urupfu, ariko nubwo urupfu ruhari, ariko abantu banze kureka gukora icyaha, nubwo uwo ni umuvumo wabayeho. Ariko ndashaka kugira ngo mbwize ukuri yuko kwitandukanya n'icyaha witandukanyije n'urupfu, cyane cyane urupfu rwa kabiri. Ariko reka nkubwire, wumve isano y'icyaha n'urupfu. Niyo mpamvu ukwiye guhunga icyaha. Muri Yakobo igice cya mbere, yenda kubwo amasaha n'umwanya, reka tugende duhitinga ku pointi gusa. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15 gusa. Iyo mirongo yombi wumva isano y'icyaha n'urupfu. Niturangiza tujye kureba personalities cyangwa se abantu ku giti cyabo ukuntu byayagendekeye, nawe utangire wirinde kandi witandukanye n'ikibi n'icyaha. Urakoze cyane. Reka twumve ijambo ry'Imana cyangwa twumve iri jambo riri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15. Wa 14 bavuga ngo ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Ngo nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha. Murumva, iryo rari riratwita rikabyara icyaha, rikabyara ibyaha, rikabyara umurundo w'ibyaha. Iyo biturutse mu irari kandi biturutse mu muntu, rikabyara ibyaha. Ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Yesu agumugisha. Umva ni chain, mbese ukurikiranye isano, ibyaha nibyo bibyara urupfu. Hanyuma ibyaha bituruka mu irari. Urashaka kariya kantu nturashika umwanya wo kukabona, urashaka kariya, urashaka biriya, urashaka nawe, urashaka na. Ariko ndashaka kugira ngo iryo rari ry'ibyisi rigukururikira mu byaha, ngo iryo rari riratwita rikabyara ibyaha. Ibyaha nabyo bigakura bigatwita, nabyo bikabyara urupfu. Ni ukuvuga ngo urupfu ni umwana w'ibyaha, hanyuma urupfu rero narwo ni umwuzukuru w'irari. Ubu yibisanishije ni umwuzukuru w'irari. Ni ukuvuga ngo iyo ufite irari rero urarikira ukavuga uti lazima uko bisa kose ngomba. Hanyuma warangiza hariho irari ryiza n'irari ribi. Ubwo ndavuga ko irari ribi ryari ibyaha. Irari ribi ry'ibyaha, ibyaha bibyara urupfu. Ibyo nibyo bigenda bikazahenebereza umuntu. Uretse na mbere yo gupfa hariho n'abantu bagenda bapfa bahagaze, kubera ko ari abanyabyaha bagenda bapfa bitewe n'uko bishoye, bafite irari, bafite ibyaha, bafite n'urupfu. Iyo umuntu agenda irari, mu irari ry'umuntu agendanamo ibyaha, mu irari ry'umuntu agendana n'urupfu. Ndashaka kugira ngo uyu munsi tubihuze neza byose, hanyuma wumve yuko tukwiye kwitandukanya kandi tuva ahangaha wihannye kugira ngo witandukanye n'ibyaha. Icyaha ni kimwe ne data. Ndashaka kugira ngo ubwire icyaha ko ari kibi cyane, kandi utazongera gukinisha icyaha ngo wonse icyaha, ukiri igiti icyaha, ugere n'icyaha. Ugomba kwitandukanya n'icyaha, kandi abazajya mu ijuru n'abanejeje Imana n'abitandukanyije n'icyaha. Aho Imana itabashije gusonera na Dawudi umukiranutsi wayo igihe yamaze gukora kiriya cyaha cy'ubusambanyi wasama mu Uriya, wibaza yuko ari we yasonera mu gihe nk'iki ngiki? Itandukanye n'icyaha. Itandukanye no gucinya mu mugabo wawe, itandukanye no gucinya mu mugore wawe, itandukanye n'ubwo busambanyi, itandukanye n'iryo ry'ubusambanyi, itandukanye n'ubwo bujura, itandukanye n'ubwo bwicanyi, itandukanye n'icyaha wumva nawe ukora ukumva nawe mu mutima wawe ntuhamanye n'Imana n'ijambo ry'Imana. Itandukanye n'icyo kintu, kandi uracyafite amahirwe. Reka nongere musubiriremo, uracyafite amahirwe. Isi wowe yumvira ijambo ry'Imana, urafite amahirwe. Icyo nicyo ugomba no gushimira Imana uyu munsi. Haba naho wari uri mu nzira ujya kugikora,
haba nawe uri mu nzira ufite amahirwe kandi ushimira Imana cyane yuko uyu munsi wakumvira ijambo ry'Imana warangiza ugahindura ukihana ugahinduka. Icyo nicyo cyiza cy'Imana, icyo nicyo cyiza cy'ubugingo ugifite, icyo nicyo cyiza cy'ubuzima ugifite. Ntabwo uracirwaho iteka. Uyu munsi hari icyo wakora, uyu munsi hari icyo wakora, uyu munsi wakwihana ugatandukana n'icyaha, Imana igakubabarira, kuko nicyo cyazanye Kristo Yesu akamena amaraso yo ku musaraba kugira ngo abashe gutandukanya umuntu n'icyaha. Uracyafite amahirwe, turacyafite amahirwe. Niyumvire no kubera ibyo byose nimwumve icyakurikiyeho. Ndashaka kubwira abantu personalities kandi abantu batoroshye, abantu bakomeye, bakabasonerwa n'ibyaha, bakabasonerwa, ariko kubera yuko Imana ari Imana ntabwo yabasoneye, yabahaniye ibyaha byabo, ariko iherezo ryabo niba barapfuye batihannye tayari ni Gehinomu. Ariko kubera yuko bari bakiri bazima, bahanwa bakiri bazima, ahari wenda ntabwo duca imanza. Ubyumve neza, ntabwo duca imanza, ariko tuba tugagatoka icyaha. Ntabwo turimo guca imanza, ariko tuba tugagatoka icyaha kugira ngo hitandukanye n'icyaha. Umunsi umwe rushobora kuguhandira rukagutwara, ariko iyo rutugutwaye utikuye mu cyaha, ndakubwiza ukuri wabugiye nabi kandi wabugiye nabi cyane. Reka twumve abantu batandukanye, wumve none turavuga ku bami, reka tureke abaturage, reka tureke abaturage, reka ibyo abaturage tubareke. Wowe uvuga uti ngira ngo abantu bakomeye cyane, utisa n'abantu bakomeye bakora ibyaha. Icyaha ntabwo kirondora, icyaha ntabwo kireba ngo gikozwe n'umuturage, gisize umwami, gisize iki. Icyaha kirareba buri umwe wese. Niyo mpamvu umuntu buri umwe wese agomba kwitandukanya n'icyaha, kuko ni Imana ya twese, kandi n'abakora ibyiza n'ibyaha bose ni twese. So byose bituruka mu mbuto zituvamo muri twebwe, kandi urumva byose ko bituturukamo, ko irari rituruka mu muntu. Ariko wabasha kunyurwa n'icyo ufite ukabasha gukora neza mu izina rya Yesu. Nyurwa n'uwo mugabo wawe ufite, kuki umuca inyuma? Nyurwa n'uwo mugore wawe, kuki wamuca inyuma? Nyurwa n'ibyo ufite, niba usiribateri, nyurwa n'ubusiribateri, ushake niba uri umuhungu ushake, kuki bavuta ariko kuki uhamya cyane ubusambanyi? Mu byaha birimo rero maze kwanalizinga ndi umuntu mukuru, maze kubona kwisanga, maze gukora ubushakashatsi, icyaha kiri ku isonga gikomeye cyane ni icyaha cy'ubusambanyi n'ubuhehesi. Biratangaje cyane. Reka twumve umwami Sawuli, turagenda tuvuga hari icyo ku byakoze n'imyanzuro Imana igihe yagiye ibafatira. Ariko bagenzi banjye, niba Imana yafatira imyanzuro abami, yaba urite gufatira byaba bimeze biti yasonera n'abandi. Ariko umva imyanzuro yagiye ifata muri Bibiliya, hari mushingira aho ngaho, maze nurangiza nawe uvuga uti Imana manitse amaboko, ndakijijwe, ngarukiye Uwiteka, ndihannye, misemo gukurikira Kristo Yesu, kuko niwe wabasha kunkuraho ibizinga ry'ibyaha. Tumvishe ko icyaha rero ari we nyina w'urupfu, cyangwa se kibyara urupfu, kandi ibyaha nabyo bibyarwa n'irari. Ibyo reka tubirengeho gakeya. Reka tujye mu bantu rero babikoze bakiyemeza kubikora n'imyanzuro, ntabwo byanejeje Imana, byarayibabaje. n'Imana ifata imyanzuro ikomeye cyane ku buryo tutakomereza natwe ngo tugende muri izo nzira. Natwe iri jambo Imana yavuze kuri abakozi bayo, natwe reka tubere isomo, tuve mu nzira zidakwiriye z'ibyaha. Reka twumve umwami bita Sawuli. Ibyo turabisanga muri ngoma za mbere, igice cya 10, umurongo wa 13 n'uwa 14 gusa wenda aho ngaho. Ariko twumve umwami Sawuli. Reka acyasoma, reka mbaze babwire ku mwami Sawuli. Niba hariho umuntu w'umunyamugisha, it's kingly blessings. Niba hariho umugisha ukomeye cyane, ni umugisha wa cyane, kingly blessings. Uyu Sawuli rero Imana yaramutoranyije. Uvuga ngo abo Imana yatoranyije ntibakora ibyaha, barakora ibyaha iyo badakomeje kugendera mu nzira z'Uwiteka. Uyu mwami Sawuli Imana yaramutoranyije mu Isirayeli yose, imugira umwami wa mbere w'Isirayeli. Ntabwo yatoranyijwe n'umuntu, ntabwo yatoranyijwe na Samweli, yatoranyijwe n'Imana. Nawe ubuntu bw'Imana bwakugezeho, niba utarakugeraho muzakugeraho. Ariko icyo nakubwira ni uko Imana itagushaka mu byaha byawe. Iramutoranya, imukura muri rubanda, imugira umwami wa mbere.
nimwumve rero icyo imuha n'amabwiriza iyo umuntu ahamagawe abwirwa n'inzira agomba kugenderamo, ntabwo apfa kugenda fa nk'aho mugabo nta bwenge. Umva bya Sawuli rero. Sawuli umva ibyaha bye yamugabiye ubwami, ariko umva iherezo no mu bwami bwe uko yabigenjeje. Wenda reka kubera umwanya mutoya, reka turebe umurongo wa 10, igice cya 10, Ingoma za mbere igice cya 10, umurongo wa 13 n'uwa 14. Ingoma za mbere igice cya 10, umurongo wa 13 n'uwa 14. Haravuga ngo uko niko Sawuli yatanze azize gucumura, yacumuye ku Uwiteka. Uko niko Sawuli yatanze azize gucumura kandi acumuye ku Uwiteka. Kuko atitondeye ijambo ry'Uwiteka. Kuko atitondeye ijambo ry'Uwiteka, kandi kuko yashikishije umushitsi. Kuko agiye no gushikisha, ajya mu bashitsi, ajya mu bapfumu, ajya ngo amuhanurize. Ntahanuze Uwiteka. Nicyo cyatumye amutangisha. Ayiwe amutangisha. Ubwami akabugabira Dawidi mwene Yesayi. Rekeraho ngaho Imana iguhumisha cyane. Ngo icyo nicyo cyatumye amutangisha. Wumvishe uko atanze? Ntabwo atanze kubera ko yarageze igihe cyo gutanga. Ntabwo atanze kubera yuko. Ntabwo atanze kubera. Ahubwo atanze kubera yuko atangishijwe, kubera yuko nawe atangishwe kubera ibyaha yakoze, yagiye mu bashitsi, yagiye mu bapfumu, yagiye hirya. Mu mwanya wo kureba y'Imana yamuhamagaye, mu mwanya wo kureba y'Imana yamwimitse, mu mwanya wo gushakisha umuhanuzi wamusize amavuta ngo agira icyo amuhanuza, maze ngo arangije yibanda mu bapfumu no mu barozi na hehe hose, atangira ajya muri ibyo ngibyo byose. Ngo arangije nimwumve ikibazo Imana imunyaga n'umugisha yimuhaye. Imunyaga ubwami, irangije iramutangisha, ubwami bwe buhabwa Dawudi undi muntu. Nshuti yanjye yahombye kabiri. Icyambere cyo yarakenyutse. Icyaha kirakenya. Cyakenyuye Sawuli aratanga adashaje. Icyaha kirakenya. Icya kabiri yanyazwe ubwami bwakabaye butwarwa n'umuhungu we Yonatani, ndetse kuko waramugishije mu rugo, ariko kubera icyaha cyaje ibwami, kubera icyaha cyaje mu rugo, kubera icyaha cyaje mu rugo rwa Sawuli, ngo Imana iravuga iti uyu munsi ndagutangishije, ndangije nkunyaza ubwami, nguhaye, mugiye kubuha undi uzanezeza. Inshuti yanjye ufite umugisha Imana yaguhaye. Inshuti yanjye n'ibyo itaraguha izabiguha. Inshuti yanjye ibyo ushaka, ibyira rishaka aho ngaho uzashaka Uwiteka azabiguha. Niyo mpamvu Imana yabwiye Dawudi avuga ati ariko se niba warabonye umugaragu wawe yarashatse umugore mwiza kukurusha, nawe abagore bashoboje sinabaguhaye, sinaguhaye n'ibindi byose, niki cyagutumye ukora icyaha nk'iki ngiki? Imana nayo imufatira imyanzuro ikomeye cyane, ariko kubera yuko hari ukuntu Imana imusigariza. Inshuti yanjye Imana yaguhaye umugisha, n'ibyo udafite saba Imana izabiguha. Ngo mbese usabye ibyo sinabiguha, ibyo urarikiye, ibyo n'ibyo ushaka gutwara mu buryo budakwiriye, bisaba Imana izabiguha, kuko Imana iratanga kandi yabifite, kandi ifite n'igihe yabiteganyije kugira ngo izabitangire. Uko rero niko Imana yamutangishije, uko niko yashojeje ubwami bugiye. Hanyuma byaje gusoza n'abana bapfuye nabi bafite ukuntu byagenze, Yonatani n'abandi bahungu bose bigenda gutyo bizize cyaha. Reka ndange kubaza aho ngaho yungutse n'icyaho ngaho, nubwo yari yahawe umugisha, nubwo yari yabaye favored, yakuyemo icyaho ngaho. Kwibyo yakoreraga urugo, yakoreye n'abana, yakoreye n'iki byose mukuyeho, abana baragiye, n'ubwami buragiye, ubwo so umugisha mubereye iki? Kubera icyaha. Va mu cyaha uyu munsi none mu izina rya Kristo Yesu. Reka turabona umwami rero undi witwa Manase nawe twihuta nawe, Manase yungo nawe n'igitangaza. Reka tubirebe mu bami wa kabiri naho, mu bami wa kabiri igice cya 21 umurongo wa 10 tugeze ku 13 gusa. Wumve na Manase rero, uwo ngo yari Sawuli azize ibyaha, Manase nawe araje, Imana nayo imuhaye ubwami, nayo iramutoranyije mu bahungu bari baraho benshi cyane, imuhaye ubwami. Naho reka tuwe mu gice cy'abami wa kabiri igice cya 21 umurongo wa 10 tugeze ku 13, wenda tugarukira ngo turebe. Wumve Manase nawe uwo umwami nawe. Amen. Haravuga ngo bukeye Uwiteka avugira mu bagaragu be b'abahanuzi, ati
ubwo Manase umwami w'Abayuda akoze ibibizira ayiwe n'abakoze ibizira akoze ibizira agakora ibibi biruta iby'Abamori agakora ibibi biruta iby'abapagani bakora bamubanjirije bakoze byose akononesha Abayuda ibishushanyo bye bisengwa nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti iyo ni imyanzuro y'Uwiteka urumva iyo ni imyanzuro y'Uwiteka ivuze iti dore ngiye guteza i Yerusalemu n'Ubuyuda ibyago bikomeye dore ngiye guteza kuko yacumuje n'Abisirayeli n'abamera kugenda mu murongo w'ibicumuro reka mubwire ubu nacumura ayagenda ku gicumuro cye we kugendera mu byaha bye no kugendera mu nzira y'ibyaha bye ugarukira aho ngaho mu izina rya Yesu we gucumura ku Uwiteka yo gucumura no gucumuza n'igihugu cyangwa se uzanye igihugu kuvumwa oya garukira aho ngaho hanyuma wacumuye bimurere cyangwa se yihane ariko wowe garukira aho ngaho kugenda mu nzira z'ibicumuro nawe kugenda ucumura bituma ubyumvise wese ngo niyo mpamvu bituma ubyumvise wese ngo bituma ubyumva wese yumva amatwi avugamo injereri uwo ni umwanzuro wamufatiye kandi wo kumuhana bigeze aho ngaho kandi nzageresha Yerusalemu umugozi w'i Samariya na timazi y'inzu ya Ahabu kandi nzahanagura i Yerusalemu nk'uko umuntu ahanagura isahane yarangiza akayubika nushaka kurekera aho ngaho uwo ni Manase wumvishije ibyacumuje Abisirayeli nabo bagendera mu kigare cyo gukora ibyaha barangije Imana ifata umwanzuro w'i Yerusalemu izahanagura nk'uhanagura isahane akayubika uyo ni imyanzuro yo bijyaniranye no gukora ibyaha nshuti yanjye ndakwinginze kugira ngo ugarukire aho ngaho wokomeza ibyaha ahubwo uyu munsi wihane mu izina rya Kristo reka twihute tujye ku wundi witwa Ahabu abo ni abami ndavuga ku bami gusa abo ni abami uyu munsi mvuzeho wumve ku bami wumve nuko byagendekeye n'ukuntu bashoje ariko ndashaka kugira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none witandukanye n'icyaha uracyafite amahirwe yo kwihana mu izina rya Yesu Ahabu ibyo bigaragara mu bami ba mbere igice cya 21 nawe ibyahabu nawe Ahabu uyu nguyu nawe Yezebeli we umudamu we nakubwiye ngo umuntu akora icyaha ugiye akakora icyaha ku giti cye ariko ntukivange mu byaha bye ahubwo umusenge niba wumva utabasha ariko umurekera ariko ndakubwiza ukuri utivanga n'ibyaha bye ubwo rero ibyaha by'Ahabu nabyo abami ba mbere igice 21 umurongo wa 17 ukamanuka hepfo Eliya atumwa kuvuma Ahabu ayiwe tekereza abantu bombi n'Imana yabimitse umwe ni umuhanuzi undi ni umwami ariko umwe ni umuhanuzi undi ni umwami ariko umwami Imana ituma ku muhanuzi ngo avume umwami kubera yuko yacumuye ku cyaha yacumuye koze ibyaha nshuti yanjye nukora ibyaha ndakubwiza uko ntukarye ngo uryame unezerwe kubera yuko hari ikintu kikuri inyuma gihiga ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe kandi hari n'ibyaha bigira ingaruka ku gihugu ndashaka kugenda ndagusabye kugira ngo ugarukire aho buri ibyaha wakoraga ngo ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya witishubiriti haguruka umanuke usange Ahabu umwami w'Abisirayeli utuye Samariya yarazi ho tuye Imana irakuzi izina ho tuye wowe wibwira we ngo ntabwo Imana ikuzi irakuzi izi kusohoka uzi ko winjira izi ibyo ukora mu rwihisho ibyo umugabo atazi umwana atazi iso atazi ibyo bikoza ku mashuri ariko uzibya reka nongere mbabwire uretse gake aho ngaho reka mbabwire nibasira abanyeshuri sinibasira abanyeshuri ariko reka nongere mbabwire inshuti zanjye si mwese kuko nzi hari ko impande zitandukanye harimo abakora neza ariko ndabwira ku banyeshuri bamwe ndetse n'abandi inshuti yanjye ibintu bikorwa kuri ayo mashuri aho ababyeyi banyu batari nabayeho umurezi ndabizi kwishahisha mu tuntu aho ababyeyi batari aho abarimu batakureba aho icyo ukitwaza ijoro ugakora ibidakorwa ukabikora wibwira ko ari nawe kureba ngo ari kujya utinya ukureba utamureba nshuti yanjye ibyo ukora Zaburi bivuga neza ngo nta hantu there is no place of darkness dark enough that you can cover a sinner from God
nta hantu wabasha guhisha umunyabyaha cyangwa haba hijimye cyane wabasha guhisha kugira ngo Imana itabona umunyabyaha n'ibyo arimo gukora. Nshuti yanjye uyu munsi wa none simvuga ku banyeshuri gusa, ndavuga n'abandi bantu karikatare bari ahantu bakora utuntu ahantu ngo ntibabonye. Hariho utarakubonye ariko hariho n'uwakubonye. Mwabana mwe mugarukira aho ngaho, abanyeshuri mwe mufite imigisha cyane, muracyari batoya, mugarukira aho ngaho. Murabikora mugira ngo murekera aho ngaho. Niki kibatera gukora ibyo ngibyo? Murekera aho ngaho, mugarukira Uwiteka. Imana mwihane uyu munsi ibyo musabwa cyangwa se ibyo mukeneye mubisaba Uwiteka, ngo ibyo mushaka byose mubisaba Uwiteka, mubisabye, mubyingije, munashimira Imana izayibaha mu izina rya Kristo Yesu. Rekera aho, garukira muri izo nzira ururimo uyu munsi, kora bawutani, ugaruke. Ibyo udafite Imana izabiguha, ariko bivuga ngo nabi byatewe n'iki ngiki kugira ngo nkore biriya, never. Iryo ntirari. Ikomereze Yesu agumurisha cyane, twumve ibi bintu uko bimeze. Ngo haguruka umanuke usange Ahabu umwami w'Abisirayeli utuye Samariya. Ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti yagiye kuruzungura. Urabyumva? Imana yari imuhagaze hejuru mu gihe yamubonye yuko ari mu ruzabibu, yamubonye. Eliya yamubonye, nta n'undi wamubonye, ni ibanga rye na Yezebeli. Aragenda ahagarara, ariko Imana iti nakubonye, irangije irabigaragaza ibye. Nshuti yanjye, reka ngusabe kugira ngo ugarukire Imana itaragaragaza ibyawe. Itaragaragaza ibyawe, iracyakwinginga kugira ngo wihane, kandi ntabwo iraguciraho iteka. Uyu munsi garukiraho mu izina rya Kristo Yesu. Umubwire uti Uwiteka aravuze ngo nuko urishe uranazunguye, maze uramubwira uti umva uko Uwiteka avuga. Ayiwewe, ariko reka iryo jambo ritarasomwa, reka tubyumve ducya. Urumva yamubwiye ngo iki? Amaze kwica, amaze kuzungura. Urumva ubuhanuzi buri inyuma aho ngaho ni buki. Harimo abantu bagenda bakora ibyaha, bagashaka abahanuzi, bakishakira abahanuzi kugira ngo bahanure ibyiza. Nanjye reka nkubaze, inyuma yo kwica no kuzungura, urumva hari ubuhanuzi iki inyuma aho ngaho? Urashaka nk'ubwa Bayali? Urashaka umeze gute? Inyuma yo kwica, inyuma yo gusambana, inyuma yo guca inyuma y'umugore, inyuma yo guca umugabo inyuma yo kwira, inyuma yo gukora ibyaha byose mu mwanda wose, urumva ufite ubuhanuzi iki? Ariko byose abikoze, urabikora Imana ikakwihora ikagenga uhanye nawe. Umva ubuhanuzi bwaje rero. Ngumva uko Uwiteka avuga. Aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho zarigatira n'ayawe. Ibyo byumvishije. Ahabu abwira Eliya ati urambonye ga da, wa mwanzi wanjye we. Wa mwanzi bapfikise ko ari ijambo ry'Imana, wa mwanzi wanjye we. Nawe uti ndakubonye koko, kuko wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Urabyumva nshuti yanjye? Umva, nzakuzanira ibyago ngo utsembe rwose. Nzamara umuhungu wese kuri Ahabu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisirayeli. Nzahindura inzu yawe nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya, kuko wandakaje ukoshya Abisirayeli ngo bacumure. Nushaka kurekeraho. Ubwo uramwumvishije umwami wa gatatu nkubwiye. Uyu ni umwami bita Ahabu, umwami wari ukomeye cyane. Kandi ukomeje ukareba no kuri nyirabayazana ari uwo mugabo wa Yezebeli. Uyu nukomeza gusoma hepfo urabyumva. Nashaka komeza gake yumve kuri Yezebeli hepfo aho ngaho gakeya. Naho nitwari dusimbuke tujye kwa nyuma wenda icyo kugira ngo kubw'umwanya muto dufite. Jezebeli, nzahindura inzu yawe nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya, kuko wandakaje ukoshya Abisirayeli ngo bacumure. Kandi ibya Yezebeli wari umugore we arabihamya atyati, imbwa zizarira Yezebeli ku nkike y'Iyezeri. Wa Ahabu wese azagwa mu mudugudu, azaribwa n'imbwa. Azaribwa n'imbwa. Tekereza abana baribwa n'imbwa, n'umwamikazi aribwa n'imbwa ku nkike. Imbwa. Ngo uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa. Uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro. Nta wigeze gusa na Ahabu wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka, yohejwe n'umusore we Yezebeli n'umugore we Yezebeli. Rekera aho ngaho. Reka tumurekera aho ngaho uwo mwami. Ndashaka kugira ngo uko niko byamugendekeye.
inshuti yanyu niki kikoshye gukora iki cyaha? Niki kikoshye gukora ibyo byaha? Turi mu rugamba rukomeye cyane, urugamba rwo kwitandukanya n'icyaha. Uyu munsi wa none nawe hitamo, ni amahitamo yawe n'icyo Imana yaguhaye kugira ngo uhitemo, kugira ngo ubashe kwitandukanya n'icyaha. Urwanye intambara yo kwitandukanya n'icyaha, usingira Yesu aguha imbaraga zo kwitandukanya, aguha imbaraga zo gutsinda icyaha, aguha imbaraga zo gutsinda rirari mu izina rya Yesu. Niba ugumara inyota, hariho umudamu w'umusamari waje ufite inyota, mana yanjye y'ubusambanyi, yari afite abagabo ntibamuhazaga, ariko uwo mugore yageze ku kagezi kuruza agiye kuvoma, Yesu amuvugishije avuga ati mbonye wa gatandatu. Avuga ati nta mazi ncyakubwira, avuga ati se bateranya amagambo, avuga ati amazi ngiye naguha yakumara inyota, yaramubwira byinshi cyane, ariko ndakubwiza ukuri byaje gusoza uwo mugore atandukanye n'irari, atandukanye inyota ishize. Nawe uyu munsi ugarutse Yesu, ugarukiye Yesu yakumara inyota mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka twihute tujye kuwa nyuma, wenda nagerageje kugira uwitwa Yerobowamu ni abami ba mbere, naho igice cya 14 umurongo wa 7 yenda kugeza ku 10. Wumve abantu bose nta cyiza bakuyemo, nta cyiza. Reka nkubwire, urakora icyaha ukanezerwa, uratukana ukavuga uti namwemeje, wakubita umuntu uti ndi gitangaza, waroga uti ndi ya, kandi ijambo ry'Imana ngo umurozi ntakwiye no kubaho. Uraroga warangiza ukidegembya, uraroga warangiza ukidegembya, urica warangiza uti ndi gitangaza ntawambonye, urakora ibisiya warangiza uti ndi gitangaza. Ariko inshuti yanjye, uyu munsi ndakugira inama nziza, ungirijwe n'umwuka wera w'Imana, garukira wihane mu izina rya Kristo Yesu, kuko nutihana bikakuyiruka guhandira, ye baba we uzapfuye nabi kandi umaze kumva ijambo ry'Imana. Reka twumve ibya Yerobowamu, hanyuma igice cya 14, abami ba mbere igice cya 14 were ku murongo wa 7 kugeza ku 10 gusa. Aho ngaho hanyuma n'ibya Yerobowamu tubirekera aho ngaho. Abami ba mbere igice cya 14 murongo wa 7 kugeza ku 10. Hava ngo genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze, ivuze iti, yagukuye muri rubanda, Dayifite yagukuye muri rubanda, irakogeza ikugira umwami w'ubwoko bwayo, bwa Isirayeli, ikugabaniriza igihugu, igikuye ku nzu ya Dawidi, ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi, witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose, kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha bakubanjirije bose. Urumva ibyaha biri mu bakozi b'Imana, urumva ibyaha biri ibwami, urumva ibyaha biri abantu bakomeye. Ntabwo nciraho iteka abami, ahubwo ndavuga wowe urumvaga ibyaha wenda ukavuga, ndashaka kugira ngo ubwire yuko Imana itarasoneye abami, wowe wibaza ko yagusonera. Urumva ko uyu munsi none Imana yemereje n'icyaha, none bigiye kugenda neza. Ndashaka kugira ngo ubwire ngo itandukanye n'icyaha. Umva umwanzuro wamufatiye nawe. Umva umwanzuro nawe yamufatiye. Ahubwo ukora ibyaha kurusha bakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza, unyimura, unshyira inyuma. Nuko rero umva rero imyanzuro, aho ngiye mvuga kubera umwanya mutoya, ndagendaga ku byaha bikeya n'imyanzuro yafashwe. Nuko rero umva imyanzuro. Nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago. Umva inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu. Namara umuhungu wese kuri Yerobowamu, nuwakamusimbuye ku bwami nkamumaraho. Uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisirayeli, ngaheha pe, ayiwe agaheha, mbese no kuvuga ngo agakura pe. Nk'uko umuntu aheha amabyi, akayamaraho. Ayiwe we, nimwiyumvire. Uwo ninde? Ndekira aho ngaho. Uwo ni umwami Yerobowamu. Uwo ni umuhanuzi Imana yari mutumyeho kubera ibyaha yakoze, ndetse n'ibyaha byarakaje Uwiteka. Imana yavuga ati ngiye guheha inzu ya Yerobowamu, nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Ni ukuvuga ngo mu nzu ya Yerobowamu azasa nk'utarabayeho. Ubu Yerobowamu asigaye nk'amateka, nk'umuntu waguha amateka, ariko yazize iki? Yazize icyaha, nshuti yanjye.
yazize icyaha nshuti yanjye. Ariko se reka nkubwiye, iryo rari gutwara mu byaha uyu munsi warisezeyeho, ko wumva n'ababikoze ntako bitabahiriye. Rekeraho nshuti yanjye, garukiraho ngaho. Va mu bapfumu, va mu barozi. Ntabwo nagiye muri detaye, ahandi Bibiliya ivuga ngo biyemeje kuraguza, guterekera, mbese rekeraho nshuti yanjye, garukiraho. Niki cyakubundabundishaga ijoro, garukiraho. Kandi utajyabona igikubwira, ahubwo utari kuramuga ko yikunguta cyane n'ibiti. Garukiraho n'umwuka w'Imana ukubwira, garukiraho. Mfite ubuhamya ntakubwira none ahangaha. Nakubwira hari aho nakoreraga, aya magambo nyabwira umwuka w'Imana arambwira ko ngenda nkababwira abakozi twakoranaga, nkababwira muri ministeri runaka, ningira kandi kanya nzakubwira ministeri y'urubyiruko nakoreragamo. Imana intumaho yo, intuma muri restaurant yaho, mu gihe abandi batazaga muri fellowship, intumayo naho kumbi yari ifite umuntu yari intumyeho. Ibyo muntu n'ubutumwa namutwariye n'ingaruka zabyo yanze kubyumva, nzabikubwira mu kindi gihe kindi, ntabwo nakubwira muri akanya kuko ariko ndakubwiza ukuri nawe Imana yavuganye nawe, garukiraho. Wikomeza mu cyaha, nta cyiza kiri mu cyaha. Icyaha kimeze nkaho wakwenda ikintu gisharira kibi cyane ukagisigirizaho utuntu turyo, wowe ukagikora wumva kiryoshye, ariko imbere cyuzuyemo urupfu. Icyaha kiraryoha, niyo mpamvu abantu babikunda cyane. Ubusambanyi buraryoha, ubwicanyi buraryoha, ibintu byose biraryoha, ariko imbere muri cyo cyarimbuye abandi. Guhera uyu munsi wa none ndagusabye mu izina rya Kristo Yesu, ugarukiraho ngaho, ureke gukora icyaha. Reka ngufashe dusenganire isengesho. Wumvishije iri jambo, sina specifyinze icyaha runaka ngo ndeke ikindi, ikintu cyiswe icyaha. Yesu isi yose yarimbutse ku bw'icyaha cya Adamu, ariko yarakowe kandi n'amaraso ya Kristo Yesu. Ariwe ngiye kugushyingira uyu munsi, ariwe ngiye kukwatuzaho uyu munsi, ariwe ngiye kongera kuguhuza uyu munsi. Yarakowe na Yesu Kristo, akaba ariwe nawe ugiye kurokora uyu munsi wa none, ukagarukiraho ngaho. Ntuzongeye gusubiza inzira wajyagamo nijoro, wajyagamo ku manywa. Izo nzira zari mbi, zari z'icyaha, kandi zari zigiye kwica nabi cyane, kandi zari zigiye kurimbura. Uyu munsi ufata icyemezo cya kigabo, uvuga uti niba Imana itarasoneye abami babandi bose bari bitangaza ku isi, nanjye ntiyansonera, reka ngarukira Imana ivuganye nanjye. Subiramo amagambo, ngiye gusengera, ngiye kukwihanisha, ugarukiraho ngaho, utinye icyaha nk'uko utinya urupfu. Wari wagiye gukora amashanyarazi just ngo ugende live n'intoki zawe ukore mu mashanyarazi, amashanyarazi ni urupfu, yakwica. Subiramo amagambo, uti Mwami Yesu ngarukiye aha ngaha, ndihannye gukomeza ibyaha nari ndimo. Ibyo ntari mfite ngiye kubisaba Imana, nanjye izabimpa, ariko kukirari kinganisha gukora icyaha ngarukiye aho ngaho, kuko natahuwe kandi numvishije urubanza ku buzima bwanjye. Ariko ndashimira Uwiteka nkuko numvishije ijambo yuko ntacireho iteka, ndacyafite amahirwe yandi kuko kumva ijambo ry'Imana nkihana. Ndihannye nanjye, ndabiretse, mbivuyemo, nsanze Yesu. Nta kindi cyambaraho ibi byaha byanjye uretse amaraso ya Kristo Yesu. Urakoze cyane Mana, urakoze cyane Mwami Yesu kumbabarira, kandi mbikuye ku mutima, kubera yuko byari bindembeje. Mana mara inyota, kuko ijambo ryari rivuga ngo nimuze abarushye n'abaremereye muze musange ndabaruhura. Mwami nanjye ndarushye, binkoresheje isoni, nkozwe n'isoni kubw'ibyaha byanjye, ariko uyu munsi umbabarire, kandi ibyo ngibyo by'ibyaha bikoza soni bivuyemo mu izina rya Yesu. Umbabarire, niyemeje gufata inzira y'umusaraba, niyemeje gukurikira Yesu, niyemeje gukizwa mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka nongere nkubwire rero tusoza, Imana iguhumusha cyane ngiye gusengera. Mwami Yesu, Mwami ukomeye cyane, uri bwumvira ijambo wese akaryumvira, kumvira ijambo ryawe Yesu. Ni ukuri umubabarire gukiranirwa kwe, umubabarire n'ibicumuro bye. Data, we kumufatira imyanzuro nk'uko iyo myanzuro twumvishije imbere, Nyagasani Data, imbere y'abari abami wafata imyanzuro ikomeye cyane. Mwami nanjye mbasabiye umugisha, kandi mbasabiye Nyagasani Data imbabazi. Nyagasani Data urababuriye kuko ijambo ryawe ni imbuzi, kugira ngo ubashe kubakomereza
ndetse no kubagarura mu nzira zawe, kugira ngo iyo myanzuro itabashyikaho, kuko ni imyanzuro itari myiza wabafatira. Barihannye, bahindutse abana bawe, kandi reka bakureho imivumo n'imyaku byabakururukagaho, kandi cyabateraga inyota kagikurwaho mu izina rya Kristo Yesu, inyota yo gukora ibyaha. Urakoze Mwami Yesu yuko ubikoze kandi ko wabariye mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Imana ibaho umugisha cyane. Mwari kumwe na Bishop Rwaka Steven. Imana ibaho umugisha cyane kubwo kumva ijambo ry'Imana kuryitondera. Si ukuryumva gusa, ahubwo no kuryitonda ukarishyira no mu bikorwa. Imana ibaho umugisha. Amen and amen.